Mbahaye ikaze muri sobanukirwa. Turasobanura amateka ya Nyabingi. Nyabingi avugwa cyane mu mateka y'u Rwanda. Ese ni muntu ki? Benshi mu bacukumbuzi b'amateka y'u Rwanda, cyane cyane mu bijyanye n'imyemerere, bakunda gutwerera abanyarwanda ko biyambazaga Nyabingi na Ryangombe, bakaba banemeza ko ariyo mana basengaga, nyamara byahe byokajya. Nyabingi na Ryangombe ni abantu babayeho mu muryango nyarwanda, bubaka ubuhangange butuma batazima mu mateka y'u Rwanda, ariko ntabwo bafatwaga nk'imana cyangwa se ngo babasenge, ahubwo barabaterekeraga nk'umuhango wakorwaga mu Rwanda rwo hambere wo kwibuka no kuzirikana intwari zababayemo zitakiriho. Uwo tugiye gutaturira amateka ye ni Nyabingi bya Ndoli, wamamaye cyane mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda. Nubwo izina ryamamaye cyane ari Nyabingi, ariko izina rye ry'ikinyarwanda ni Nyabyinshi, bivuze umuntu ufite ubutunzi bwinshi. Ni izina ryahawe umukobwa wabyawe na Ruganzu Ndoli. Kwitwa Nyabingi byakomotse mu rurimi rw'Urukiga, bavuga Nyabyinshi, mu Rukiga ho bakiyumvira Nyabingi, izina rihama rityo. Nubwo umwaka nyawo yavutsemo utazwi neza, amateka agaragaza ko yaba yaravutse ahasaga mu mwaka w'1500, abyarwa na Ruganzu Ndoli ubwo yari akiri mu buhungiro i Karagwe k'Abahinda. Izina rya Nyabyinshi yaryiswe na se Ruganzu Ndoli, ariko biba wa mugani w'ikinyarwanda ngo izina ni ryo muntu, aho uwo mukobwa yagize ubutunzi bwinshi bwatumye atibagirana mu mateka y'u Rwanda, ari nabwo bwamugize igihangange. Izina Nyabingi rizwi cyane mu muco wo guterekera, nk'ikimenyetso cyakorwaga mu Rwanda rwo hambere cyo kuzirikana intwari zagize icyo zimarira igihugu n'imiryango y'abagituyemo. Na n'ubu mu Rwanda, by'umwihariko mu duce tw'amajyaruguru, hari ahakigaragara ibimenyetso biranga imibereho ya Nyabingi. Ku gicumbi cy'uwo muco ni mu murenge wa Butaro, mu karere ka Burera. Uko Nyabingi yageze mu bice by'amajyaruguru y'u Rwanda, mu bihe by'uko Ruganzu abunduka, yasize abwiye umukobwa we Nyabyinshi ko batazabundukana, kuko kizira ko abana umwami yabyariye mu buhungiro ndetse n'abagore yahashakiye batandukana n'umwami ugiye kwima ingoma. Byabasama ntibabaho, amugira inama yo kuzihamira i Karagwe. Nyuma y'uko Ruganzu Ndoli ageze mu Rwanda, yatumye ku mukobwa we Nyabyinshi ngo azabunduke ariko ntasaze i Rwanda kuko kizira. Amugira inama yo kuzambuka Akagera ka ruguru, ubundi akigira mu Ndorwa aho batazabasha kumumenya. Aho yabaga bakumva ko yapfuye kuko batakimubona. No mu Rwanda bari bazi ko ariho ntibamubone kuko atabundukanye na se. Ubwo nibwo Nyabyinshi bya Ndoli yambutse Akagera, ubundi ajya gutura i Ndorwa. Kuri ubu niho mu turere twa Gicumbi, Nyagatare ndetse n'imirenge ya Bungwe, Kivuye na Gatebe yo mu karere ka Burera. Nyuma y'uko Ruganzu Ndoli amaze kunesha ingabo za Nzira ya Muramira, umwami w'Ubugara bw'Abacyaba, yatumyeho umukobwa we Nyabyinshi aza kuhatura nk'igihugu cya se, ava mu gihugu cy'amahanga cya Ndorwa cyari kitarigarurirwa n'u Rwanda. Aza kuhatura rwihishwa, ntawe bwami umuzi, ahatura nk'umuturage uhasuhukiye nk'abandi bose. Nk'uwakomokaga ibwami nk'igikomangoma cya Ruganzu Ndoli, yagiye agabirwa inka nyinshi n'ubundi butunzi mu buryo bwihishe na Ruganzu Ndoli wari se akaba n'umwami w'u Rwanda, maze aragenda aratunganirwa, agwiza abagaragu n'abaja benshi bitwaga abagirwa. Era umutima mwiza yagiraga, yagiye agabira benshi mu baturanyi be, ndetse n'imisozi ya Butaro yari atuyemo ababera igitangaza n'imfura y'akataraboneka. Ikibuze cyose kigashakirwa kwa Nyabingi. Ushaka amata akajya kwa Nyabingi, ushaka inka y'umuriro akajya kwa Nyabingi, n'ibindi n'ibindi. Ubugiraneza bwe bwuje umutima utanga nibwo bwatumye yamamara mu gace yari arimo. Bamubona nk'umuntu w'intwari y'ibihe byose, ariko aza kugira ikibazo cy'uko atabyaye. Nyabingi yaje gupfa, ndetse nta n'umwana asize. Nyuma y'urupfu rwa Nyabingi, abagaragu be bitwaga abagirwa bagabagabanye imitungo ye kuko atari yarabyaye ngo araga abana be. Abagirwa bashyize imbaraga mu kumuterekera, biba umuco cyane cyane mu Ndorwa, agace k'amajyaruguru, cyane cyane abakomokaga mu miryango y'ababaye abagaragu ba Nyabyinshi bagabanye imitungo ye yo mu Bugara aho yatuye cyane.
Uko niko Nyabingi yakomeje kujya aterekerwa mu bice by'amajyaruguru, aho yabaye kenshi bitewe n'uko yabanye nabo akabagirira umumaro, yanasaza ibye bakabisigarana. Dukurikije imiterekererwe ya Nyabingi, ntabwo yigeze aterekerwa n'igihugu cyose cy'u Rwanda nk'uko benshi babivuga. Nyabingi yaterekerewe n'abo yagiriye umumaro mu gace yatuyemo n'abagaragu be bitwaga abagirwa. Bishaka kuvuga ko Nyabingi yari intwari y'agace yatuyemo, ntabwo yari intwari y'igihugu cyose. Ntiyigeze aterekerwa n'abanyarwanda bose nk'uko benshi babivuga. Mu bazunguye Nyabingi nk'umukuru w'abagirwa, habanje Nyiramukiga, hakurikiraho Rutagira ikijume, uyu asimburwa na Rutindangezi, avuyeho asimburwa na Biheko bya Ngobyi wishwe na Rwabugiri, aho bamuciye igihanga, umutwe ujugunywa mu kiyaga, ari nayo mpamvu icyo kiyaga cyahise gikama kikarema igishanga cy'Urugezi tubona uyu munsi.